Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze wowe ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel hano ku Rubibi TV. Njye ndi Shaddy Nshuti, iyi ni Rubibi TV nyine. Aka kanya rero turakwishimiye kubana natwe ku kiganiro tugiye kugirana. Ni ikiganiro cyiza cy'ingirakamaro aho dusobanura amagambo amwe n'amwe abantu batabasobanukiwe cyangwa bitiranya mu buzima bwa buri munsi. Rubibi TV iyi ni televiziyo iguha ubusobanuro bw'amagambo amwe n'amwe kandi tukaguha ubumenyi ku bintu byinshi abantu bataba bazi, wowe ukabisobanukirwa. Amagambo rero tugiye kuganira nuza kuyakurikirana uraza gusoza usobanukiwe neza, ugize amakuru umenya y'ingenzi akenewe mu buzima bwa buri munsi. Reka ngusabe rero niba utarakanda subscribe uyikande, tujye tugendana ibiganiro dutereka bijye bikugeraho ako kanya, hanyuma ukande na like ndetse na share kugira ngo ibiganiro dutanga bigere no ku bandi, cyane kuba birimo ubumenyi bwimbitse kandi bikoranywe ubuhanga. Hasi uze no kuduha comment burya ziradufasha, zituma tumenya ibyo twongera, ibyo tugabanya, ibyo dushyiramo, bituma tunamenya serivisi tubaha, uburyo abantu muzishimira n'uburyo twarushaho kuzinoza. Ntabwo dutinda rero, uyu munsi twabateguriye kubasobanurira amagambo abiri abantu bakunda kwitiranya, ariyo imfungwa n'abagororwa. Imfungwa n'abagororwa, aya ni amagambo abiri afite atandukaniye ariko anafite aho ahurira. Iyi ni Rubibi TV, njye ndi Shaddy Nshuti. Rero nk'uko twabivugaga, buriya habaho gufungwa kubera ko habayeho gukora icyaha, habayeho kwica amategeko. Icyaha ni iki? Icyaha ni ukwica amategeko. Umuntu yica itegeko kuko yakoze ibintu bibuzanijwe cyangwa yanze gukora ibitegetswe. Icyo gihe haba habayeho kwica itegeko, ari byo bibyara igifungo. Rero amagambo twabategura avuga ngo imfungwa n'abagororwa, reka duhere ku icyo bita imfungwa. Umuntu yitwa imfungwa ryari? Umuntu yitwa imfungwa cya gihe afashwe agafungwa agashyirwa muri gereza, ariko icyo gihe atarakatirwa haba hagikorwa iperereza rikorwa n'inzego zibishinzwe, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha. Icyo gihe iyo umuntu afashwe agafungwa niwe bita imfungwa. Ni umuntu ufunzwe ariko atarakatirwa ngo ahabwe igihano runaka, icyo nicyo bita imfungwa. Turabisobanukiwe. Hanyuma rero umugororwa ni iki cyangwa abagororwa ni iki? Ni abantu bafunzwe bamaze gukatirwa n'inkiko bakagenerwa ibihano bigendanye n'icyaha bakoze cyangwa bigendanye n'itegeko bishe. Icyo nicyo bita abagororwa. Birumvikana nyine ko umuntu aba agiye kugororwa ku ikosa yagoramyeho kugira ngo agororoke, azagaruke mu muryango, muri sosiyete yarakosotse ameze neza. Numva ayo magambo abiri mushoboye kuyatandukanya, icyo bita imfungwa n'abagororwa. Imfungwa ni umuntu wese ufunzwe ariko akaba afunzwe atarakatirwa, ataragenerwa igihano. Icyo gihe aba kibarwa nk'umwere kuko ntacyo ubutabera buba bwari bwamugenere. Naho umugororwa ni umuntu wamaze gukatirwa akagenerwa igihano cy'ikosa yakoze. Icyo nicyo bita umugororwa. Numva mubisobanukiye amagambo nk'aya. Ubutaha n'ubundi tuzagaruka tubasobanurira andi magambo abantu baba bitiranya cyangwa batabashije gusobanukirwa. Reka rero tugushimire kuba wabanye natwe. Njye yari Shaddy Nshuti, iyi ni Rubibi TV. Reka tugusabe niba utarakanda subscribe uyikande, like ndetse na share kugira ngo ibi bintu byose bijye bikomeza bibagereho. Twabashimiye kudukurikirana, ndabashimiye kandi abantu mwese mudukurikirana muduha ibitekerezo bitandukanye. Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Ciao ciao.